Alright guys, ndabasuhuje cyane abari hafi abari kure, umuryango wanjye uri hafi hakurya y'inyanja. Hari imihengeri myinshi y'ubuzima ituma ntabasha kuza kubareba, right? So tuzi imiryango igenda yiyongera, tugira abana benshi, ariko ni ibintu byiza by'imigisha. So ariko tuzahura amaherezo twongere tuganire, twongere dutarame. So nzongera nze mbarebe, ariko ino ndirimbo ni indirimbo nziza cyane. Numva nifuzaga ko nakoresha uyu munsi kubera ko ndumva bakumbuye. So abantu rero mukunda gukurikira ibiganiro byanjye, thank you. Niba ndibuzane agaciro mu bintu tubivuge mu kanya, nyabuna umpe thumbs up, ukore subscribe cyangwa se sharing na kino kiganiro. Ntago nzana kuri YouTube for money, amafaranga nayo ntacyo atwara, ni meza, ariko genza hano nje gutanga inyigisho. So uyu munsi rero nagiye mu rusengero, ibintu bigishije byatumye ntaha, ndavuga nti ngiye kujya kuri YouTube kubera yuko nsanze hari icyo nabi byankoze ku mutima. Basomye mu gitabo cya Habakuki mu isomo rya mbere, Habakuki igice cya mbere umurongo wa 2 kugera kwa 3, n'igice cya 2 ku murongo wa 2 kugera kwa 4, aho Habakuki aba ari kwivovotera Imana kubera ibintu biba Imana ntimwumva. Imana iramubwira iti, wa muntu we, kubera iki utagomba andika, kora viziyo y'ibintu byawe byose ushaka. Numara kubyandika, donc vision uyigire, ugire intumbero, numara kuyikora ku buryo abantu bose bazajya basobanukirwa n'ibyo wifuza kugeraho. Iki kintu cyatumye nibaza, ndavuga ariko ubundi ubuzima bwose siko bwagombye kugenda. Ahantu hose iyo umuntu afite intumbero, afite ibintu byanditse bigaragara, biramworohera. Bituma nibuka iyo umuntu ari kujya ahantu atazi, Mana yanjye, ntago urugendo rurangira. Uzareba ibijyanye n'umuntu ahantu atarahagera ariko wowe uhazi, ubuze igihe uri bugerereyo kubera ko ubusanzwe uhagenda. Ariko uriya muntu aba akubaza ngo ese ntituragerayo, ese turagerayo ryari? Ugasanga n'ahantu ugenda iminota 20 umuntu akuriho n'agahitati, turagerayo ryari. Ariko iyo umuntu asanzwe afite ishusho y'ahantu ari kujya, urugendo ntago rumugora. So kubera ko urugendo rutamugora, kugerayo biroroha. Hariya rero Uwiteka cyangwa se Uwiteka the Lord yarimo yibutsa umuntu ati, jya ugira intego igaragara, ubundi ugenda uyitumbereyeho. Ikintu kindi yavuga ati, ugomba no kugira ngo patience, kubera ko ugushaka kw'Imana kuba mu gihande cyayo, donc ku bushake bwayo. Literally ntabwo ushobora kupushinga Imana gukora ibintu mu gihe cyawe, ahubwo iyo umaze kugaragaza imigambi yawe, Imana igenda igusubiza buri mugambi wawe ku gihe cyawo. Nicyo kintu yashaka kuvuga. So n'Imana niko yabivuze clearly, yavuze ati, wowe ibyo uri kwivovotamo, kora viziyo yawe niyo nshaka, noneho ngiye ngusubiza mu mwanya wanjye. Ariko udafite viziyo sinshobora kumenya uko ngusubiza. So mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuki tutagira viziyo? Niba ushaka kuzaba ugeze hano umwaka utaha, ngo ube ufite viziyo, noneho kuko iyo ufite viziyo biroroha. Tekereza ufite viziyo yo kujya ku isoko, kugira gute? Kujya gushaka, ufite viziyo yo gushaka minerivare y'umwana. Iyo niyo viziyo ugomba gukora. Rero icyo ugomba gukora kugira iyo viziyo uyibona, ishuri ryo riba ryakubwiye amafaranga minerivare y'umwana, noneho ukavuga uti ngomba gukora ibi n'ibi. Iyo ubikoze neza uko wabiteganyije, ugera kuri ya ntego wiyemeje, ukabona minerivare y'umwana, umwana akagenda udasabirije. Rero ikibazo kiba hehe? Iyo umuntu atagira viziyo, ni kwa kundi usanga yiganyira akavuga ngo njye ndi umukene, njye bisi nabishobora. Ugasanga ibitekerezo bye bihora biri gusa biri negative.
donc atari ibintu bizana bituma umuntu atera imbere. Buri gihe ugasanga ni ibintu ariko iyo viziyo yawe iri clear, ugenda uvana mu nzira ibintu bitayisiporuta, noneho ukajya ugenda wegera viziyo yawe. So ibindi byose ubundi iyo ufite viziyo iri clear, ibindi byose biri ku ruhande bari urusaku, ruba ari urusaku rutuma nyine utagenda. Ariko iyo winyoye urwo rusaku rwo ku mpande ukareba gusa intumbero ya viziyo urimo, ibindi byose bitayisaporutinga bigenda byivana mu nzira. So ni ikintu rero nigiye kwahaba ku cy'uyu munsi, numva nagisangiza abantu badukurikira. Noneho rero ku isomo rya kabiri nabyo banza ryari muri Timoteyo, naho bavugaga ngo ufite ukwemera gutoya kungana n'akabuto, ibyo ushaka kugeraho wabigeraho. So ni ahantu abantu nabwo again baba bagenda barira ngo ibintu ntibabishobora ntibabigeraho, witaka ariko mujya muha chance ukwemera kwanyu kugakora. Mwakwemeye, Imana ntabwo yaremye abantu bari mediocre. Imana yaremye abantu bose dufite ubushobozi bumwe, ahubwo ibyo dutekereza nibyo bituma tutagira ibyo tugeraho cyangwa tukagira ibyo tugeraho. Niba utekereje ukavuga uti jyewe rwose ndumva ntashaka, reka tuvuge umuntu akaba ashaka kugira energy, kwirukanka, ariko ukiyicarira mu rugo ukareba televiziyo. None se nujya kurira ngo Mana yanjye ko mbona ntazi kwiruka, ariko uba wiyicariye mu rugo, ubwo urumva intego ushaka kugeraho itandukanye n'ibyo ukora. Rero ntabwo ushobora kugera ku cyo wifuza kugeraho niba ibyo ukora bitandukanye. So ugomba kwigirira icyizere, ukagihuza no kugira intego iri clear, ubundi ukareka Imana nayo ikagenda isubiza ibyo ushaka. So iyo ntego ni ngombwa mu buzima, noneho no kwibonamo ubushobozi. Ako kwemera gutoya kungana n'akabuto ka sinapi, tujya tukwemerera kugira ngo gukora akazi kako ukwemera, uko kwizera. Cyangwa twibona buri gihe ko nta gaciro dufite, bigatuma nta kintu ushaka gukora kubera ko nta gaciro wibonyemo. So biba bitangaje iyo ubonye umuntu mu byaro ugasanga niwe ugira uko makomeye, abandi baturage bose bakaza kumureba, bakaza bamukesha amaramuko, arabo yahaye ikiraka cyo guhinga, ariko nawe ugasanga ari kuganya. Wakwemera ako kabuto kawe gato ka sinapi kukwemera ko hari abandi bantu bagukesha amaramuko, ubundi ukishimira yuko ari abagiriye akamaro, kuruta uko ureba ibyo abandi bagezeho ukaba utarabigezeho. Nabyo uba ushobora kuzabigeraho iyo ubashije kwemera yuko ushobora kubigeraho. Okay? So ikindi ni ikintu bita intego yo kuba free. Guys, ntabwo dushobora kuba duheranywe na energy ziri negatifu zituboge zimeze nk'amashene ngo tuzigere tuba free, right? Na Yesu ubwe yapfiriye ku musaraba kugira ngo tube free. So freedom is not free. Ikintu cyose wifuza ugomba kugikorera. Ikintu cyose wifuza kugira ngo ube free kizagusaba kubira ibyuya, kizagusaba kugira kwitanga, kizagusaba kugira kwiyanga, gukomereka. Njya nibuka buriya hari abantu nemera kera bajyaga babaza igiti akoresheje urukero, umwe hasi undi hejuru, akamara umunsi wose ari gukata urubaho rumwe, iminsi 2 urubaho rumwe, ariko bakataga imbaho zishobora kubaka inzu yose. Munsi y'izuba, munsi y'imvura, ugasaba ukeje ibijumba ahangaha birimo biracuma, ariko bashyira ngo bashake ikintu cyabatunga. Ariko noneho twebwe uyu munsi ni gute definition of freedom? Maybe freedom yawe ni ukugira ngo ufashe ababyeyi ku retiring ababyeyi bawe. Maybe freedom yawe ni ukugira ngo ubone umwana abasha gukura neza. Maybe freedom, definition of freedom yawe, ikintu kiguha kumva ufite umutima utuje. Niki haranira kugira umutima utuje, ariko bigusaba kubikorera.
kugira umutima utuje rero, no freedom ntabwo rero ihura no kwigunga, ahubwo bisaba kugenda ukora. So here's the thing, no kugira ngo ndangize, freedom habamo gukora cyane, ariko mu gukora cyane bigenda bisaba yuko ugenda usimbuza imirimo igutera ubunebwe, ukagenda uyisimbuzamo ibindi. So ndaguha urugero, buriya kenshi hari umugabo watwigisha atubwira ngo iyo ukoze agenda yawe y'umunsi ugasanga hari ahantu hari gaps, ngo niho sekibi yinjirira. Agenda yawe y'umunsi yagombye kuba yuzuye ibintu ugomba gukora biguteza imbere, bitabaye ibyo hazahita hinjiramo kidobya ihite irangiza ibintu byose wari ufite byo gukora uyu munsi. So for example, ushobora kubyuka mu gitondo ukajya kwiruka, ukaza ugasoma igitabo, ukaza Imana yanjye kuzindukira kuri social media, byo nibwo burozi bwa mbere bubaho, kubera ko iyo ufunguye Facebook ugahita usanga drama, ugahita usanga everything, uhita ukomeza ugascrolling iminota 10, iminota 20, iminota 30, then ukambara ekuteri, ugashyiramo ekuteri ugatangira ukumva drama, ngaho saa moya zirageze, saa mbiri zirageze, saa tatu zirageze, warangiza ugahita usohoka wirukanka wakererewe, right? I'm guilty. Uyu munsi narebye highlights z'umupira, ngiye kubona mbona nasigaje iminota 5 kugira ngo ngere kuri church, kugera ari iminota 3, ariko niba wibuka ahantu bavuga ngo abantu baturiye imisiyoni nibo bakerererwa, umuntu wabivumbuye he was right. So bisaba rero ko niba ubyutse ukajya kwiruka ugasoma icyo gitabo, ukanywa icyayi, ukambika abana nabo ukabategura, ukaba wakoze ibiki byose, then what, ugiye gusenga, ugarutse mu rugo, ufashe lunch, ugahita uvuga ngo ngiye kuruhuka ugahita uryama kugera saa 12 z'umugoroba, wareba ugahita usanga umunsi urangiye nta kintu wakoze. Ubwo se urumva hatarimo akantu? Ugahita ureba Papa Sava, nothing wrong with him, ariko ukabyuka ukareba Papa Sava, ubu ugahita usanga cyangwa ukareba agafilime kawe kandi, cyangwa ukareba agapira. Imana yaramfashije, kera najyaga ndeba Arsenal nkayiprioritiza, nkayishyira imbere mu bintu byose, igakurikizwa na stress nabaga mfite iyo yabaga yatsinzwe, cyangwa se na energy nyinshi zo kutagira icyo nikorera iyo yabaga yatsinze, nkahita njya gufata kamwe n'abandi bajama. Kimwe mu bintu nagize amahirwe yo kumva ngomba gushyira ku ruhande, nakatinze iyo minota 90 yose, ndetse n'ingaruka yabaga iri bungireho nyuma y'umukino, kureba highlights ngiye kuryama. So iyo ndirebye ngiye mbyutse ni ikosa rikomeye. So rero iyo freedom itari free, ugomba kuzuza daily habits, buri munsi ugashyiramo activity zikugirira akamaro, kubera yuko nudashyiramo activity zikugirira akamaro, ni ahandi ureba inyuma ugasanga nta kintu wagezeho, ugasanga none ugatangira kwikompara n'abandi, ariko ukikompara n'abandi badafite vision nk'izawe, bafite vision yanditse, ibintu byabo byose bakora bagenda, wabahamagara ngo baze mugome mu hanging out bakanga, ukagira ngo ni urugomo, ukagira ngo ni ubugome, ukagira no kwanga abantu, ahubwo ari uko utari gufitinga muri vision zawe. Uri kubahamagara kugira ngo baze mwicare hasi, ariko bakoze vision ituma bagomba gukora ibibateza imbere n'imiryango yabo. So uyu munsi andika, kora vision, uyandike. Njya mbona n'ibigo byose biba bifite vision. Ni iki vision yacu? Ni mission yacu? Ni ukore vision y'umuryango wawe, uyandike ibyo wifuza. Nifuza kugira abana bafite uburere, nifuza kugira abana basenga, nifuza kugira umuryango uhora wishimye, ibyishimo byacu bituruka aha, nifuza kugera kuri ibi ngibi mu myaka 5. Iyo ntago ari mission, yiba ari vision. So ugomba gutandukanya vision na mission. Niba mushaka ko nzakora ikiganiro aho bitandukaniye, naho nzabikora. Ariko iyo ufite mission, ibintu byose ukora biba bigomba gusupporting iyo mission. None iyo ufite vision, ibintu byose ukora bigufasha kukwegereza ya vision. Iyo rero udafite vision board, udafite mission statement, biragora kugira ngo hagire ikintu umuntu ageraho, biragora kugira ngo ugire abantu attractinga, biranagora kugira ngo uzageze abandi ku byo bifuza. Ariko kandi
nugira ibyo uhora ukora buri munsi ugasanga nta kintu cyahindutse, umwaka washize niko umeze uyu munsi, imyaka 3 yashize niko imeze uyu munsi, amahirwe ni uko no mu myaka 5 iri imbere uzaba ukiri aho uri uyu munsi. Rero inyanja ntabwo izatuza kugira ngo wambuke, ahubwo ugomba guca mu nyanja ukambuka. Urakoze kuri iki kiganiro cyanjye, naha akagaruka.